Muraho mbahaye ikaze mu ishuri. Mu isomo ry'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu bitandatu ugomba gukora by'ingenzi kugira ngo utangire ubone views ziturutse mu bindi bihugu. Twagiye tubona ko inshuro nyinshi views zo mu Rwanda kabone niyo zaba ari miliyoni zirutwa n'igihumbi zo muri Amerika, Canada, Ubufaransa ndetse n'ahandi hatandukanye. Rero abantu benshi bakunze kwibaza ngo ese ni gute twabona views ziturutse muri Amerika, ni gute twabona ziturutse UK, France, Canada ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Niyo mpamvu muri video y'uyu munsi tugiye kubiganiraho nkuko tubikesha urubuga rwa Google support.google.com, kandi Google ikaba ari nayo nyiri YouTube. Baduhaye uburyo butandatu ushobora kuba wakoresha kugira ngo wongere umubare w'abantu bakureba bari hanze. Nituze gukoresha ubu buryo kuko tubuhawe na nyiri ubwite ari we Google, turaza kuba nibura dufite amahirwe yo kuzamura views zacu ziturutse hanze, kandi uko zizamuka ziturutse hanze niko n'amafaranga wagihembwaga yiyongera. Nkuko twabivuze ndetse tukanabisubiramo, YouTube yita kuri views z'umuntu, cyangwa se mu guhemba menshi yita kuri views zarebwe n'abantu babonye amapublicité, kandi muribuka neza ko mu Rwanda nta mapublicité tujya tubona. None ubwo buryo butandatu ni ubuhe? Mbere yuko mbabwira ubwo buryo butandatu, reka mbanze nakira abanyeshuri bashyashya mu ishuri. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, tuguhaye ikaze. Uze kwibuka ukore subscribe, ufungure inzogera, hanyuma kugira ngo uzajye wakira buri notification ya video dushyizeho. Ndetse niba ufite n'ikibazo uze kukibaza muri comment kugira ngo tuze kuzagiheraho tugisubiza. Mwebwe rero musanzwe mubana natwe muraba agaciro kuko ni mwebwe dukorera. Abamaze kutwizera bagaruka, abo twita returning viewers, aka kantu n'akanya nawe wakwiyunga. Reka mbibutse ko Twika SMM aribo badufasha kubona serivisi zose zijyanye no kuzamura social medias, harimo nk'aba subscribers, ama YouTube channel monetize, buryo utangira gukora uhembwa kuri YouTube, hanyuma bakanadufasha kubona aba followers kuri Instagram, TikTok, Facebook ndetse n'ahandi, ndetse n'ubujyanama barabutanga. Uze guhamagara cyangwa wandikire kuri WhatsApp kuri 0793255661 barahita bagufasha, bahora babategereje mu bagana. Reka tubanze twumve ubutumwa bwa icyanzu.com, twumve ibyo baduteganyiriza, hanyuma duhite tuza dukomeza na bwa buryo butandatu twabonye bwo kuzamura views ziturutse mu bindi bihugu. Ntibikiri ibanga, abamaze kutumenya baratwirahira. Icyanzu.com, igisubizo kuri buri wese wifuza ibikoresho byiza bya electronic 99% byiganjemo iby'aba content creators, kuko twiyemeje kubashyira igorora. Tugufitiye ibikoresho byiza bituma utandukana n'ibibazo by'amajwi, birimo microphone z'ubwoko bwose, zaba iz'imigozi n'izitari iz'imigozi. Ab'amashusho namwe ntitwabarengeje ingohe, kuko tubafitiye ibikoresho bitandukanye bituma utandukana n'ibibazo by'amashusho. Muri byo twavuga nka camera stand, phone stand, ring light, gimbals, amatara ya kamera ndetse n'aya telefone. Kandi ibi byose biri ku giciro gito mu buryo budasanzwe. Akarushyo kandi waba uri Kigali cyangwa se uri mu ntara, ibikoresho tubikugizaho mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Si ibyo gusa, kuko tugufasha guhitamo ibikoresho ukeneye bigendanye na content yawe ukora. Serivisi dutanga ku Cyanzu.com ni serivisi utasanga ahandi ndabarahiye. Sura website yacu ni www.icyanzu.com maze wihahire, cyangwa se uduhamagare kuri 0788421133. Wanadusanga aho dukorera ni Kigali mu mujyi, munsi y'inyubako yo kwa Makuza. Hamwe na Icyanzu.com tugukorera umuti. Barakoze cyane Icyanzu.com kutugezaho ubutumwa bwiza. Hanyuma uburyo bwa mbere bw'ingenzi ugomba guheraho uzamura views ziturutse mu kindi gihugu ni ukumenya icyo bita top geography. Ubundi none ahangaha uzi ibihugu bigukurikirana uko bikurikira, uzi abantu bari mu bihugu bitandukanye bareba video zawe uburyo bikurikirana. Icya mbere se n'u Rwanda, icya kabiri USA, gutyo bitondetse. Urabizi, ushobora kuba utabizi nonaha ukaba utaranarebye video y'ukuntu tubireba. Niba utarayirebye nta kibazo watubwira muri comment tukazayigukorera, cyangwa se tukakurangira ukuntu wayibona. Hanyuma rero iyo umaze kubona nimba wenda ari USA ushaka ko bazamuka, cyangwa Canada, cyangwa France n'andi hatandukanye, uravuga ngo none ahangaha ko turi saa 10 mu Rwanda nkaba nshyizeho video muri Amerika barisangaye. Icyo kibazo ukibajije bituma ukora video none saa 10 ukavuga uti nubwo mbona USA wenda bari saa 8 z'ijoro, ndaza gushyiraho indi wenda saa 5 z'ijoro zo mu Rwanda, kugira ngo USA wenda baze kubyuka basanga iyo video yamaze kugeraho, bahite ayo masaha nyine ibe igishyushye aribwo ikigeraho. Ukuvuga ngo rero ushobora gukora video ebyiri ukabatega imwe
ukashyiraho imwe y'abanyarwanda bari burebe, none ukaza gutega ya yindi iri buze guhura n'amasaha ya USA mu gitondo cyangwa nimugoroba. Ubwo buryo nabwo ugomba kubugerageza kuko twabubwiwe na YouTube, kandi YouTube murabizi ko ari iya Google na YouTube babihuza. Rero ubwo buryo bwo kureba icyo bita to identify top geography, kumenya ibihugu bigukurikirana uko bigenda birutanwa, hanyuma ukauploadinga ku masaha meza y'icyo ushaka kuzamura. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri ni ukumenya ngo ngomba kujoininga online communities, menya kujya mu magroup ndetse n'ama-community y'abanyamahanga. Nimba ufite mwene wanyu uba mu mahanga cyangwa mu gihugu runaka, gerageza ubane nawe mu magroupe, ajyemo akumenyekanisha kuri bagenzi be, abo babana amagroupe abamo ndetse n'ahandi hatandukanye, bize gutuma umenyerana nabo. Numenyerana nabo bizagufasha kuba byanakorohera gusaba umwe muri bo akagusharingira kuri stati. Ashobora kuba afite experience zitandukanye zijyanye no kuzamura social media cyangwa se n'ubundi bumenyi butandukanye, bikaza gutuma uwo muntu nagusharingira abantu bo kuri stati bashobora kujoininga cyangwa se bakaza kureba uyu muntu yasharingiye ninde, hanyuma se uyu muntu aravuga ibiki. None bagira amahirwe, we wagira amahirwe bakanda kuri video yawe, bagira basanga iteguye neza, biza gutuma wa muntu abagukoreye umuti, hanyuma ugatangira kubona community turutse muri cya gihugu kirimo mwene wanyu cyangwa inshuti yawe. Rero kujoininga international communities ni byiza, waba ukoresha Instagram, TikTok, Facebook ndetse na WhatsApp, ahariho hose gerageza ubane n'abanyamahanga mu magroup atandukanye, kabone niyo waba utumva ururimi neza bakoresha. Ariko kujya muri iyo international online communities ntibizatume ushobora kugiriramo risk zo kubura channel yawe biturutse ku buhanga bagushyizeho ndetse n'ibindi. Buri gihe cyose umenya neza kuri muri control kandi ukore ibyo usobanukiwe kurushaho. Rero kujya muri online communities byagufasha kuzamura icyo bita audience yo hanze. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu ushobora kuba wakora nicyo bita to create global content, icyo bita gukora content ziri global. Igize content ziri global rero niki, ushobora kuba uyu munsi ukora mu Kinyarwanda ukaba uvuga uti n'ubundi Kinyarwanda cyacu ntago cyarenga mu Rwanda, mu Burundi, Kongo, Uganda n'ahandi hantu nkaho, ariko mu by'ukuri ntago ari byo. Hari uburyo butandukanye ushobora kuba wakoresha ugakora content yawe ariko ikarebwa na buri muntu wese, yaba avuga Igishinwa, Igifaransa, Icyongereza, byose bakabireba. Hari abantu muri mwebwe baba bafitemo talent yo kuba yakwakitinga ibintu hanyuma bikagaragara, buri wese akabibonamo, akabona message uwo muntu atavuze. Uwo muntu rero iyo content ye ibiri international. Nimba wifitemo ubwo bushobozi, iyo content wayikora kuko buri muntu wari wese yayireba. Ujya ubona abantu benshi basetsa cyangwa abakomediye kandi atavuga, agakora ikintu kigasetsa abantu kandi atigeze avuga. Rero niba uri mwe muri abo ngabo, ubwo buryo wabukoresha cyangwa se ukabugerageza ukareba, kuko bwagufasha kuba wagera kuri audience yo hanze itandukanye. Ubundi ni ukuvuga ngo ikindi kintu kiri muri internet cyangwa se global content harimo icyo bita trending music. Ujya ubona nk'abantu ku ma short videos bari gukoresha trending music, udu challenge utu music tugezweho turi gutrendinga. Turiya tuntu ushobora kudukoresha, ugakoresha icyo bita revenue sharing, ku buryo ushobora kuza sharinga ayo winjije na nyiri music. Rero urumva kuko iyo ndirimbo iba nta mupaka ifite, iri kugera ahantu henshi, biza gutuma ushobora kuba wagera kuba global audience, ukagera ku bantu batandukanye bashyashya. Video yawe yajyanywe na wa muziki waturutse kuba uri gutrending. Rero ikindi kintu cya gatanu ushobora kuba wakoresha nicyo bita to translate video description, kuko buriya YouTube igiye gucekinga video ireba icyo bita title, cover n'icyo bita description. Ibyo bintu bitatu ni ingenzi mbere yuko ijya kureba message zirimo. Rero title, cover, description, ibyo bintu ni ibintu by'ingenzi. Igihe cyose wanditse title cyangwa description, gerageza niba ushaka gufatisha audience runaka mu gihugu runaka, gerageza unayitranslating description yawe uyishyire munsi ya yindi, ku buryo abantu runaka nibaze kureba video yawe bashobora kuvuga ngo ariko iyi video ubundi yavugaga kuki, kabone niyo baba batumva urwo rurimi ashobore kuba yasoma ya description. Ndavuga ubwo wagendeye kuri cya gihugu ushaka gutagetinga ugashyira mu rurimi bumva. Ubundi iyi video ko mbona ishimishe yavugaga ku biki, cyangwa se uyu muntu ko mbona nazi ibyo ari yavugaga ku biki. Ibyo rero byagenda bigufasha
kugenda attractinga ya global audience iturutse kuba wakoresha description iri translated muri cya gihugu ushaka gukoresha. Uburyo bwa nyuma rero ari nabwo bwa gatandatu YouTube cyangwa se Google itwemera cyangwa inadusuggesting itugiraho inama bwo gukoresha, ni uburyo bwo gupromotinga social media yacu cyangwa se our channels to globally. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ufite YouTube imeze iriho icumbagira, ariko si kuki utakoresha TikTok, Instagram, Facebook kugira ngo urusheho kuyipromotinga. Icyo kintu rero YouTube ari nayo Google irabidushishikariza cyane kuba twapromotinga channel zacu global dukoresha icyo bita social media nicyo bita hashtag. Rero igihe ufite social media zindi zikoresha kugira ngo promotinge channel yawe, urugero nimba ufite TikTok yishyireho video yawe, nimba ufite Instagram ushyiraho video yawe, uduce twayo kugira ngo abantu bakomeze bamenye ngo Gatari ninde, akora ibiki, bajye no kukureba kuri YouTube. Hanyuma ukoresha nicyo bita trending cyangwa se trending hashtag cyangwa se hashtags zijyanye na content yawe. Nkanjye uba muri how to, nkoreshe how to, nimba uri muri music, nimba uri ibintu byose ukoreshe icyo bita trends, nuze hashtags zijyanye n'ibyo ukora. Abantu batamenye batazi umumaro wa hashtags, narabikoze iyo video, wandike ngo hashtag cyangwa se tags by Gatari Fred, hano muri search uraza guhita ubona video ijyanye na tags n'umumaro wazo. Rero ubwo buryo butandatu tubonye harimo kujoininga community ziri online, ziri international, harimo gupromotinga channel yawe globally, harimo kumenya igihe abantu bawe bazira online, harimo nko kumenya ikintu top geography yawe, hanyuma harimo no creatinga content zijyanye na trending music ndetse na dialogue, harimo no gutranslatinga description yawe. Ibyo byose ni ibintu biza gutuma ushobora kuba wagira percentage yiyongera kuri audience yawe yo hanze. Simvuze ngo nukora ibi bintu ngo uwo mwanya ngo urahita urebwa n'abanyamerika cyangwa n'abandi bantu, ahubwo nimba wari ufite wenda 10% ry'abanyamerika, ry'abantu bari muri Amerika bakureba, kugira ngo ugire 11 nuko ugerageza kugira utuntu wongera cyangwa se ukoramo utuntu kugira ngo ryajanisha ryongera. Uko ryongera ni kuhembwa menshi ugereranyije nayo wari ukwiriye kubuhembwa urebwa n'abanyarwanda gusa. Video rero n'izindi zitandukanye tuzigezeho hano kuri Gatari Fred, kandi tuba twazibajijwe na bagenzi banyu. Nawe wabaza, hanyuma mukibuka ko muri comment habera akazi gakomeye cyane ka bagenzi banyu baba bari gufashanya. Reka duhure muri video itaha. Ciao ciao.